ibihe biraza ibindi bigahita, ariko ibi byo turimo n'uyu munsi ni ruharwa, kuko byo ntibihita gusa ahubwo natwe ubwacu biraduhitana. Kubera izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'amazutu, amatike yose nakubwira ubu tugiye kujya dukora ingendo n'amaguru muri gahunda zose za buri munsi, kubera ko ibiciro bizamutse cyane mu buryo buteye abantu impungenge. Reka tubiganireho. Banza urebe ko wakoze subscribe, like na share, hanyuma dusangire ibitekerezo mu buzima bw'imitekerereze. Ikiremwa muntu kiri mu mazi abira cyane, kandi ayo mazi akaba yatuye, kandi kitari buze kwikuramo byoroshye, kandi byaraje biturutse ku makimbirane y'ibihugu bimwe na bimwe twisanga twese tumaze nk'abahangana hejuru y'urwobo turimo intare zishaka kutumira bunguri. Intambara ya Amerika na Iran zibaye nk'iy'Uburusiya na Ukraine yakajije umurego, aho umuntu yajyaga kugira ngo arajya guhaha n'ibitunguru bakamubwira ko byahenze kubera intambara y'Uburusiya na Ukraine. Iyi ntambara ya Amerika na Iran idushyize mu kaga gakomeye cyane, kubera ko kandi nabo ubwabo bitabaretse. Mu minsi ishize leta y'u Rwanda yasohoye itangazo ribwira abaturage bose b'u Rwanda ko ibiciro byazamutse cyane ku bituruka kuri peteroli n'amazutu. Ibi kandi akaba ari byo bihatse ibindi byose, bityo bituma abantu bose bahangayika, kuko aho wasangaga gaze ndetse n'amazutu bihenze ku buryo bwose bushoboka, kubera ko ahantu hose bari mu ntambara hariho na byinshi bituruka, kandi nanone muri bihugu byinshi cyane bibasha kuba bituma ibi byose bibasha guhenda. Si u Rwanda rwonyine gusa, ahubwo hari n'ibihugu byinshi cyane ndetse ku isi yose biri muri iki kibazo. Iri ni itangazo risohotse n'irya kabiri, ndetse reka tugiye kubibasomera, ndetse n'irya mbere ryasohotse ku itariki 4 z'ukwa kane 2026. Hanyuma kandi turabasomera n'indi tangazo ryasohotse uyu munsi ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane 2026. Reka turebere hamwe, ese ubundi tumaze tumenye ngo ese ubundi iri tangazo ryari ryasohotse bwa mbere ryari ryavugaga ngo iki. RURA cyangwa se urwego ngenzuramikorere RURA ruramenyesha abaturarwanda bose ko guhera ku wa 4 Mata 2023 saa 12 za mu gitondo, ibiciro ntarengwa by'ibikomoka kuri peteroli habariwemo n'umusoro ku nyongeramusaruro ya VAT bivuguruwe mu buryo bukurikira. Lisansi ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2,033 kuri litiro. Hanyuma kandi mazutu ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2,205 kuri litiro. Ibi biciro bishya byashyizweho hashingiwe ku mpinduka ziri mu isoko mpuzamahanga ry'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ingamba za leta y'u Rwanda yafashe mu guhangana n'ingaruka z'impinduka zigenda ziyongera ku rwego rw'isi. Hashingiwe kandi ku mpinduka z'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ibindi byose bigenderwaho mu gushyirwaho igiciro. Ibiciro fatizo by'ingendo rusange nabyo byarahindutse cyane, ndetse byaravuguruwe ku buryo bukurikira. Umujyi wa Kigali n'amafaranga 59 n'ibice bibiri ku mafaranga ku mugenzi ku kilometero, naho mu ntara ni amafaranga 41 n'ibice 58 ku mugenzi ku kilometero. Ibi biciro bizatangira gushyirwa mu bikorwa guhera ku wa mbere tariki ya 6 Mata 2026. Ibiciro birambuye kuri uyu muhanda biri ku rubuga www.rura.rw. Abaturarwanda bari basabwa kuri iyi tariki guteganya neza ingendo zabo, gukoresha imodoka zitwara abagenzi mu buryo rusange no kwirinda ingendo zitari ngombwa. Hari hagamijwe kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'amazutu. RURA yari yanditse ibibabwira ko izakomeza gukurikirana imigendekere y'isoko no kugenzura itangwa rya serivisi zinoze. Ibi kandi bakaba baravuze ko byakorewe i Kigali ku wa 3 Mata 2026. Rugigana Evariste niwe umuyobozi mukuru. Ibi kandi byari byasohotse bivuga yuko abaturage bose bagomba kubyubahiriza. Ariko nyamara igitangaje nuko byagiye bigaragaza ingaruka nyinshi cyane ku baturage, ndetse kandi bikagaragara ko ari naho byabashije kubitihanganira. None rero kugeza kuri iyi tariki ya 17, urwego rwa RURA cyangwa se urwego ngenzuramikorere RURA ruramenyesha abaturarwanda bose ko guhera ku wa 17 Mata 2023 saa 12 za mu gitondo, ibiciro ntarengwa by'ibikomoka kuri peteroli habariwemo n'imisoro ndetse ku nyongera agaciro
iyo bise VAT bivuguruwe mu buryo bukurikira: lisansi ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2,938 kuri litiro. Mazutu ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2,205 kuri litiro. Ibi biciro kandi bikaba byongeye gushyirwaho bikurikiye byari byabanje ku itariki enye Mata 2026. Ibi nabyo bikaba byari byabangamiye abantu benshi cyane, none hongeye kugaragara ibindi. Ibi biciro nanone byashyizweho hashingiwe ku mpinduka ziri ku isoko mpuzamahanga ry'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ingamba za leta y'u Rwanda yafashe mu guhangana n'ingaruka z'izo mpinduka zigenda ziyongera ku isoko mpuzamahanga. Kubera ingamba zafashwe zigamije guhangana n'ingaruka zaterwa n'izo mpinduka, igiciro cya mazutu nticyahindutse mu rwego rwo gukomeza kunganira ingendo rusange z'abantu n'ubwikorezi bw'ibintu ndetse n'ibikorwa by'ubukungu muri rusange. Abaturarwanda barasabwa guteganya neza ingendo zabo, gukoresha cyane cyane imodoka zitwara abagenzi mu buryo rusange cyangwa gusangira imodoka, icyo twakwita carpooling. Ibi kandi bikagendana no kwirinda ingendo zitari ngombwa hagamijwe kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri peteroli. Ibi kandi leta ikaba yabikoze igamije ko nibura abantu bagiye batega imodoka rusange igiciro cya peteroli cyabasha kuba cyagabanuka cyangwa se bakabasha kuba bayibungabunga mu gihugu cyabo kugira ngo bibashe kugenda neza. Ibi ngibi bikaba byarabwirwaga abantu benshi bafite imodoka zikorera cyangwa se abafite amamodoka n'amamoto ndetse n'ibindi binyabiziga bindi bibasha gukoreshwa esansi byose by'abikorera. Ibi bavugaga ko niba umuntu wenyine ashobora gukonsoma esansi igera kuri litiro 5 ku munsi kuri imodoka yiwe ya prive, ibi ngibi bigomba kugabanuka cyane kugira ngo hirya y'ejo nibura ya esansi ibashe kuba yakoreshwa mu gihe kindi abagenzi barimo batambuka bajya mu duce tumwe tugize igihugu. Rura kandi yakomeje kugaragaza ko nanone izakomeza gukurikirana hafi impinduka ziri mu masoko y'ibikomoka kuri peteroli ku rwego mpuzamahanga mu karere, kugenzura itangwa rya serivisi zinoze ndetse no kugenzura ibikomoka kuri peteroli mu gihugu hose. Ruzigana Evariste n'ubundi niwe umuyobozi mukuru cyane ushinzwe ibyo ngibyo. Ibi byose bishyize ahantu benshi cyane mu rujijo ndetse no kubihebesha bibaza amaherezo y'ibintu. Abantu ntibakibasha gutega ngo bakore ingendo uko bishoboka kose, ahubwo amatike yabaye ikibazo gikomeye cyane, kandi n'imikorere y'abantu nayo iri kugenda irushaho kuba ntayo kubera ubukene. Ubukene buri gukomeza kubica bigacika neza bwabonye intebe buratimakaje. Bamwe mu bakozi ba leta batangiye kwijujutira ibiciro byazamutse cyane cyane ndetse no ku banyeshuri bo ni ikibazo gikomeye cyane, kubera ibiciro bizamutse kabone noneho ko n'amafaranga yo kwishyura school fees ndetse na restaurant ku buryo bugoye cyane kuko abantu bashobora kwizera ko bizongera kugabanuka, kubera ko rero biri kugenda bifata indi ntera. Ikindi kandi twakomeza kubabwira ni uko abanyeshuri cyane cyane abiga mu makaminuza, cyane cyane amakaminuza ya leta bahabwaga amafaranga ya buruse. Abangaba batangiye kurira cyane bavuga ko amakara yahenze cyane kandi bavuga ko gaze nayo yahenze cyane. Ibi kandi bikaba bigaruka ku makuru agenda avugwa n'abanyeshuri ko abanyeshuri bamwe babaye mu buzima bubi cyane kandi ari abanyeshuri bayora. Ibi ngibi birahongera bigahura ndetse n'itangazo kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye riherutse gutangaza, bari kuvuga yuko kubera ko amakara yahenze cyane bibujijwe ku baturage gutashya mu ishyamba rya kaminuza rya Rubertum. Ibi kandi ntabwo byarangiye gutyo gusa, kuko bari batangiye guteganya ko abanyeshuri bajya gutashya hanyuma bagateka ko nk'ibisanzwe. Ibi byaturutse ku guhenda kw'amakara ndetse na gaze, aho umufuka w'amakara uri mu rwego rw'ibihumbi 20 rusanzwe ugura ibihumbi 9, hanyuma ugasanga gaze yaguraga ibihumbi 9 irimo iragura nayo ibihumbi 20. Ibi kandi ugasanga ari ikibazo gikomeye cyane ndetse ku banyeshuri abishyura amaresitora yo mu kigo, ugasanga bose barahendwa cyane. Ubu kugeza aka kanya resitora iciriritse cyane yishyuraga ibihumbi 35 na ikandagiye ibihumbi 45, aho usanga umunyeshuri umwe wishyura wahabwaga ibihumbi 80 bya buruse azajya yongeraho ibihumbi 10 kugira ngo abone uko arya muri resitora. Ibi byakomeje ku kibazo cyane kandi ndetse abaturage bakaba bari kumwe barabyijujutira basaba ko nibura byahinduka, nibuze bikabasha kubahoreza abaturage. Nanga rero dusoreje ikiganiro cyacu twari twabateguriye, hanyuma urabanza urebe ko wakoze subscribe neza, hanyuma kore na share na like, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi dusangira amakuru agezweho mu buzima bwacu bwa buri munsi.
Iyi ni Siri Update News TV. Komeza dukurikire. Amakuru yo nakagaruka kandi tubagezaho ibyiza byo nakagaruka, mujye muhora muza kuri iyi channel yanyu. Murakoze.